kuko nta cyankura kuri uyu mugabo. Cyo nakubwira rero ijambo rari nkuzaniye no gucana. Nanjye niko nibwira ngiye gucana ibikururuka biraje kandi ibikururuka biraje mwa bantu. Ibikururuka byaje byatanye kandi ikibazo birimo kuza byihishe bigasesera muyo birimo gusesera gute ariko ni mucana. Yesu azababwira ngo ni mu bikunkumurire mu muriro. Imana ibampera umugisha. Buriya nkunda umugabo witwa Niseti nubwo atabizi. Kera dusengera mu bibare kuko uyu muntu wacanye ntabwo cyamukindura. Siko bibire tubwiye ngo bategeza ko apfa kindutse arabiheba. Na magambo abiri nakuzaniye gucana no kwiyarura. Iri ni itorero Jovanisi riri hano mu mujyi wa Kigali Kimironko aho bita Mwizindiro, kakomeza hepfo gatoya munsi y'urusengero rwa DPR. Aho niho turi. Uyu munsi turi mu gihe cyiza cyo gusenga, turi mu itara ryo kubana n'Imana. Dusabye umwuka wera nk'umuriri, dusabye umwuka wera muyobozi, dusabye umwuka wera w'ishambo kugira ngo urukira muri literaniro. Imbaraga z'Imana zongera zidukomeze kandi wongere utwende imayiziye drome insinzi y'Imana igomese iganse. Jovanisi Family TV narayibonye nge ndishima, nezezwa ko ni mahanga uza gukenera azagusura atari ngombwa ngo atege indege. Ndavuga ko woroheje urugendo. Arambitse intwaro hasi we ni muzegure. Arambitse intwaro hasi we ni muzegure. Urugamba rugeze mu mahina ni muzegure we. Mu mahina ni muzegure we. Iwe ngurugamba rugeze mu mahina ni muzegure we. Yesu nashimwe. Amazina nayababwiye ni uwamugireje ni iki gipfuko mubona nambaye kibaye gicumbitse hano muri Kabeza. Shora kumbaza ngo ni igipfuko mu bigenze gute? Ukeneye kukimenya? Naho iki gipfuko kibaye gicumbitse nsengera muri Edeni Paruwasi Nisheri. Umugabo ni hano Godi yari Romboti. Niho umugabo wanjye asengera. Ntumbaze ngo nukubera iki? Buri wese nawe yahamagariye. Kuko turahira ku idarapo twarahiye ivanga mutungo ryo mwisi ariko iryo mwisi ntago twarirahiye. Namaze kumenya ko umugore azagenda cyangwa umwana akagenda cyangwa umugabo akagenda undi agasigara. Ko kantu urakumvishe? Twarahiye ivanga mutungo ryo mwisi ariko iryo mwijuru ntago twarivanze. Umugabo yambwiye ngo mbaye intashyo yitwa Jean Paul Twagira Yezu, ndumva yarabasuye hano. Mwamumwibuka? Muramwibuka? Ubwo rero nanjye ejo bundi hari umupasiteri waje mu rugo. Ubu muri iyi minsi ntago nyipfa kugenda. Arambwira ati narinje kugutumira kuwa kangahe dufite amateraniro. Naho ngani pase ntago mbyiyumvamo. Burya rusaki ijya kubika irabanza ikabyiyumvamo. Ntuzakora ikintu utiyumvamo kuko nta musaruro uzagikuramo. Amaze gutaha ndashima Imana ko hano mufite abakobwa banje barimo. Uriya muririmbyi wanyu nawe ni umukobwa wanjye aza kumpamagara atariko mama ni atuzi ko nabonye itorero nsengeramo. Numva biranejeje. Arambwira ati se wankundira ukazaza ukadusura. Buriya nkunda umugabo witwa Niseti nubwo atabizi.
mu bibare uwitwa James ataraba na mwarimu urumva ko ari kera si kera yari ataraba mwarimu James ayobora mu bibare Imana ikantumayo ikansengesha yirindwi narangiza itijya mu bibare na yaragize najya mu bibare mfite ikinjyanye nyine ubu hari igihe babona umuntu abwiriza bagakunda ariko Yesu atabyemeye James yari ataraba mwarimu kuko abo mwarimu mu bibare nari impari ye bari bazi ko ndi na sheriwe ariko si cyo cyangenzaga none igihe kimwe gukunda uyu muntu w'Imana cyo gihe rimwe turasenga ngiye kujya mu iyerekwa ngira iyerekwa ridasanzwe mbona bazanye ingobyi irimo umwana urwaye mbona abanyabasengesho bo mu bibare birabananiye na James biramunaniye numva ijwi riravuze ngo nimushaka umuntu Aniseti ariyo bashyiriye ngo byesengere uwo mwana urumva ukuntu ari kera kuva icyo gihe nkunda Aniseti ntabyo azi ni kera umva James ataraba mwarimu ni kera mpita numva ko ngo uretse mwarimu Aniseti nta wundi wasengera uwo mwana uri mu ngobyi ngo abashe guhaguruka umutware rero mu minsi yashize avuye hano arambwira ati Aniseti ndavuga nti ariko buriya nzajyayo rero Imana ishimwe ko ibinshoboje nkaba ngeze hano shimye Imana ko iyoreza abana bagakura nabyo biba byiza naje nzi ko ndi buhamenye umuntu umwe ariko mpasanga abandi bantu uriya muntu yavuze ngo aguha gato uyu muntu twamenyanye ari akana kageze aha ariko nari nshinzwe kurera kugira gute urimo kurera bangahe kari akana gato icyo gihe ndibuka ndi mu rukiri mu mazi kasangamo turasengana gaca bugufi karatura turasengana kakajya kampamagara ati mama ndashaka kumpeka ndabeshya kari akana kangana gutya ariko ndashima Imana ko ubona reze yakuze akaba nawe ari mu kurera abandi ngewe umurimo wanjye ni ukurera ubu hano ubona reze none ubu ejo bundi ari muri Amerika ejo bundi agiye mu Bufaransa hari ibyo Imana itwima ariko iducunda idukuramo amavuta azagira akamaro agasiga abandi Imana ishimwe iyo mba naramureze nabi tuba duhuriye agaca ku ruhande akabwira muri diyakoni atari kuriya muntu nimuha umwanya kuko yandeze ry'inzara ndabeshya ndabizi turabizi ko twari twifitiye agagurupe Imana ishimwe yicarire ndashimye ko ufite n'abana 4 najya musengera Imana uzamumpera urugo kandi umuhe no guheka none afite abana 4 nkuza n'ijambo rivuga ngo Haleluya Yesu nashimwe nkuza n'ijambo rivuga ngo gucana kugira gute irindi rivuga ngo iyarure n'amagambo abiri iyarure irindi gucana ibintu nabyumvishe mwihangane ntago hariya ntago nkunda kubwiriza abantu mbareba kuko imikeka cyangwa intebe ntacyo zimarira sibyo kwiyarura no gucana n'amagambo abiri tureye mu byakozwe n'intumwa ibice 28 umurongo wa mbere mu byakozwe n'intumwa ibice 28 umurongo wa mbere ninde wahageze bakompereye mikoro koko tukagendana
ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita, ngo bene igihugu batugirira neza cyane. bene igihugu komeza. baducanira umuriro, baratwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, ntimukundira kubaho. ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro, ntiyagira icyaba. 6, ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitekereza babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Twinjire muri Yeremiya ibice 4 umurongo wa 6. Yeremiya ibice 4 umurongo wa 6. Yeremiya ibice 4 umurongo wa 6. Tuganira ayo magambo niyicarire. Yeremiya ibice 4 umurongo wa 6 baravuga ngo, ugeze 16 wihuse. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana yinginga abayuda ngo bihane. Umurongo wa 6 ngo mushinge ibendera aherekera Siyoni, mwiyarure ntimurushye muzuyaza, kuko ngiye kuzana icyago kizaturuka ikasikazi no kurimbuka gukomeye. intare yasohotse mu kibira cyayo, ngo kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse aviwe, azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare, n'imidugudu yawe ikaba imisaka, igasigara itagira uyituyemo. nuko nimukenyere ibigunira, mucure umuborogo murire, kuko uburakari bukaze bw'Uwiteka butatuvuyeho. Murongo wa 9. Uwiteka aravuga ati, uwo ni umunsi umutima w'umwami uziheba, n'imitima y'ibikomangoma nayo, kandi abatambyi bazumirwa, n'abahanuzi bazashoberwa. maze ndavuga nti ayi, mwami Uwiteka ni ukuri, wanshutse aba bantu, n'Abiteka ni ukuri washutse aba bantu n'ab'i Yerusalemu, ubwo wavuga guti muzagira amahoro, none inkota ikaba yabagezeho ku mutima. 11. icyo gihe ubwoko bw'ab'i Yerusalemu bazabwirwa ngo, nimurebe umuyaga utwitse uturutse mu misozi yo mu butayu, utera umukobwa wanjye, ari bo bwoko bwanjye. si uwo gusoza cyangwa gutunganya, ahubwo ni umuyaga usibye ibyo niwe uzageraho. none ngiye kubacira imanza. dore azaza ameze nk'ibicu, n'amagare ye y'intambara azaba ameze nk'aya serwakira. amafarashi ye azarusha ibisiga imbaraga. tubonye ishyano, kuko tugiye kunyagwa. 14. yewe Yerusalemu, uhagira umutima wawe ho ibyaha kugira ngo urokoke. uzahorana imigambi yawe mibi uzageza ryari? kuko ijwi rivuga riturutse idani rikavuga inkuru z'ibyago, riturutse no mu misozi ya Efurayimu. mubitekereze amahanga, dore muburire i Yerusalemu, Yerusalemu muti, abaje kuhakuba baraza,
baturuka mu gihugu cya kure kandi bahuruza ingoma yo gutera imidugudu y'i Buyuda. rekeraho nakubwiye nkuzaniye amagambo abiri nubwo dusinye menshi. Nkuzaniye ijambo rivuga gucana irindi kwiyarura. Pawulo uyu nguyu twabanje dusomyemo amagambo menshi ariko ijambo ngendereyemo ni ugucana. Kuko Pawulo uyu nguyu nubwo yari amaze kwambuka inyanja, iyo aza kwicara akarambika hasi akicara mu nyanja harimo imbeho, yagomba kuvuga ati reka mbanze nduhuke, yari arushye, ariko yigira inama aravuga ati reka mbanze ncane. Mu gucana kwa Pawulo niho iki gikururuka bafashe imiganda y'inkwi, barangije ngo bamutegame igikururuka. Pawulo arangije ati ntago nakwicara, nabanje kucana. Haya bini taya sinibi. Kuko Pawulo yataza gucana ntago iki gikururuka yari kukibona, cyari kumurya ntiyari kukibona, ariko yigira imigambi yo gucana. Ntawe ari kumucanira. Buri muntu n'agasahane ke, buri muntu akwiriye gucana uwe, kuko twamaze kumenya ko hari ibikururuka bagiye kudutega kandi babiduteze sha, ariko nudacana ntabyo uzamenya. Pawulo aravuga ati nubwo naniwe nambutse iriya nyanja, aba bantu bite ubundi bimeze bite? Urumva bari batezemo inkwi bazishyiramo, barangije imiba barayirunda, barangije bategamo igikururuka. Kirimo hasi ntabwo kiri hejuru, kirimo hasi barunzeho imiba, ntabwo kigaragara. Bene taya sinibi, utari mu mwuka ntiwabyumva. Aravuga ati hoya, nabonye iyo mu nyanja yinkuramo, ariko sinakwicara ntarebye ibiri muri iyi miba. Ngo ahita acana, agira amakenga. Muririmbyi utagira amakenga sinzi. Namaze kumenya ko abantu bagiye kugenda n'ibikururuka, kandi mukagendana mukicana ku ntebe. None abakimuteze ntago bari bari kumwe. Umva ijambo nyuma bavuze ngo Pawulo aracana, amaze gucana aracana arenyegeza kabisa, ngo igikururuka kirazamuka, ngo gifata igikonje. Data ngo aramubwira ati Pawulo mwana wanjye, kunkumurira mu muriro. Ati Pawulo mwana wanjye, nubwo bakiguteze bagigisetsana mu nkwi, bashyira hasi barenzaho imiba. Ijuru rimuhaye amakuru, rirangije rimubwira ati Pawulo mwana wanjye, ni ukuri nubwo bakiguteze bazakigutega mu murimo, ariko ntacyo kizagutwara, ariko bizaterwa nuko wacanye. Umva kandi irindi jambo nakunze, ngo bategereza ko apfa kindutse. Bamutega igikururuka agira ubwenge, ariko aracana. Ariko baraguhamagara umukozi w'Imana, wagenda ugasanga batetse ifiriti, batetse inkoko, amata ngayo ikivuguto n'icyo ukohereza. Uzi mu nyama batezemo iki? Kera twajyaga tujya gusenga, umuntu yaduhamagara ati muze munsengerere umwana, ugafata yitatu, ariko nayo ibiri yakunaniye. Hano huzuyemo abantu bacikije amasengesho, ntabwo ibyo mushaka kubisaho. Iramubwira ngo Pawulo mwana wanjye, kuko nagukunze akaramata, baguteze igikururuka mu muriro, nanjye nkwigisha amayeri yo gucana, ngaha kunkumurira mu muriro. Bamaze ngo kunkumurira mu muriro, abagitegereje ngo bari bateze ko apfa kindutse.
bari bazi ko bazinduka bajya kugura isanduku bakajyana irusororo, ariko iramubwira ngo Pawulo mwana wanjye kunkumurira mu muriro, ngo akunkumuririramo ngo bategereza ko apfa akindutse, barabiheba ndugu yangu. Nkuza n'ijambo rivuga gucana, ntabwo ari umunyenga, ntugire ngo ni bya bindi. Reka mbabwire, imbeba yabwiye umuserebanya, iramubwira ati umva rero wa muserebanya we, nubwo nibera hasi nkagindagara n'ibijumba, ariko numvisha amakuru. Ati wumvisha amakuru ki? Ati numvisha ko iyi nzu nubwo ari ibyatsi bari buyitwika nijoro. Imbeba atari ko wa muserebanya we, urabyumvisha amakuru? Umuserebanya atari ko wa mbeba waravangiwe. Icyambere ngiye mba mu gisenge cy'inzu, wowe uba hasi uri mu kugindagara n'ibijumba n'intoryi z'abandi, ayo makuru wamenya ndi mu gisenge sinyamenya ni bwoko ki? Ati nyamara icyo nakubwiraga nakuburiraga. Imbeba yisubirira mu nzu, igeze nimugoroba ibona batangiye gucumika ya nzu. Imbeba ko yacukuye umwobo yigira muri wa mwobo, umuserebanya upfira muri ya nzu uzira kutumvira. Dukwiriye gucana, umukirisitu wese akwiriye gucana, akamenya ibikururuka bije, akamenya ibyo bamuteze, akamenya. Yesu yarangiza kuvuga ati mwana wanjye kunkumura, yanakubwira ati izo nyama ziraroza ukazireka. Ati nyamara mu gicyayi bakiraza uti ndakinywa barakiroga. Nakuzaniye ijambo rivuga gucana. Wacana, uracanisha imbagara cyangwa ni ibishara? Uracanisha iki? Muri iyi minsi turashaka gucana umuriro wishyitse, ibijagari bihita urazima. Nakuzaniye ijambo rivuga gucana. Pawulo ngo aracana sha. Iri jambo rya Pawulo ryamfashije. Nayibaje ngo mana ko ngiye gusura ubwoko bwawe, irambwira ngo nta kindi bambwiriye gucana, kuko ibikururuka biraje, ariko nuba wacanye izakubwira ngo kunkumura witambukire. Dusomye andi magambo, urumva sha? Ariko nyumvira bari bamwiteze, bari mwitegeye ku gasozi bamureba, ngo bategereza ko apfa akindutse, barangije barabiheba. Kandi reka mbabwire, Imana yambwiye ngo inka zabanje mu rwuri sizo zisaziramo. Inka zagize gute? Zabanje mu rwuri ntabwo arizo zisaziramo. Yabimbwiye n'iki hariyo? Inka zabanje mu rwuri ntabwo arizo zisaziramo. Ubu twahoranye inka z'inyarwanda, none ubu dufite inzungu, siko bimeze? Ariko kwa ntiya kambwiye, nge yambwiye ngo inka zabanje mu rwuri sizo zisaziramo. Inkuru za Pawulo rero zirarangiye, reka tujye tugusomya andi magambo ari muri Yeremiya. Ngo nimwiyarure kuko intare isohotse mu kibira cyayo, ngo kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse aviwe, aje guhindura igihugu cyawe umwirare kikaba imisaka. Ntabwo akiriyo. Ngo dore intare isohotse mu kibira cyayo, iracyarimo? Bibiliya yose yakubwiye ko ikirimo? Yamaze gusohoka. Yabirumva n'umunyama. Yamaze gusohoka, birasaba kwiyarura. Birasaba kwiyarura. Ariko urava uri umuririmbyi, Imana ikababwira ibintu muri gurupe cyangwa muri mu gusenga muri korari, wagenda ukabibwira umupagani uri hariya, yabigutumye. Mana ejo bundi yarambwiye ngo irambiwe injajwa, ngo ikunda abana bagira ibanga, ngo ndamanuka ngo mbamenere ibanga nkasanga huzuyemo injajwa. Numva ndababaye, igaceceka kuko harimo injajwa.
irambwira ngo iyambura abantu uzamuke. Mose yajyaga yirwana n'abigishwa ngo Yesu yajyaga yirwana n'abigishwa ngo byageza ku mugoroba akabikinga akagira ate, ariko urahamagara Mukagasana kandi mukanya arajya mukabara mwe tunuri muzamuka nahaze tunuri nujya ni musenga mugira ngo murahonda kwibuye ikwihorere ngo Mose akazamuka umusozi. Na Yesu yajyaga bisiga bigishwa kandi yari afitemo inkoramutima Yesu mubyibuke yakundaga, ariko ntiyamubwira ngo bazamukane umusozi. Yazamukaga wenyine akabanza akavugana na Data wo mu ijuru. Ariko injajwe Mana we hano hari wavuga inzuki ntiyarya ubuki. Aho umuntu w'umurokore unywa inzoga nagenda nkabanza nkicara nkazinywa, namara kuzigeza nzihaze nkazida nkikoropa nkagaruka. Twari turi ku nkuru za Pawulo, turi ku ijambo iyarure, kuko intare isohotse mu kibira, byanze bikunze ubyange yasohotse. Yagize ite? Kandi nta mikino intare igira, ntiwayiha amafaranga uyemere. Danieli ngo ariyarura bamujugunya mu rwobo, ngo intare ziyiriza iminsi 3 kubera ko yiyaruye. Ngo arangije zisasa imigara yiryamiraho. Umva kwiyarura. Umwami azindukira ku rwobo, aramubwira ati Danieli mugabo ukundwa, ya Mana umva gerekaho n'Imana ye. Ngo umutima w'umwami uzagira ute? Ngo abatambyi sinshaka kubyinjiramo, minota yanjye ntago ushaka kurenza iminota. Ariko mwababyeyi mwaje tukiyarura, mwababyeyi mwaretse mwaje tukiyarura, mwaje tukiyarura koko. Ngo dore intare isohotse mu kibira cyayo, ngo kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse aviwe aje guhindura igihugu cyawe umwirare, ngo kigasigara ari imisaka. Ariko ubu nimubibona, ubu ntabyo mubona. Banyempano baraguye, baririrwa bacuruza impano mu bipangu, wagira ngo impano nizahindutse imisaka zimwe. Mugahura akakubwira ati Imana abana bawe bagiye kwiga muri Amerika nani yavuyemo, ubwo ntizabaye umusaka. Ikakubwira ngo ikurindiye umugabo ntawe ugira. Murumva zitarabaye imisaka. Ikakubwira ati umva umugabo aragutaye, wabuze no ngo imidugudu ikaba imisaka igasigara utagira uyituyemo. Ubu ngubu abantu bamwe bari baguhisha ko ari abakozi b'Imana, kubera ko hari abantu impano zamaze kuba imisaka bahindutse ibisambo. Ntabyo mubona mwebwe, ntabyo mwumva. Ukumva umuntu aguhanura ibintu ukibaza aho bivuye, zabaye imisaka. Imana yigeze imbwira ngo nakugize intuza, nakugize kugira ngo abantu mbese twakubita n'umuntu ati umukobwa wawe cyakoze azarongorwa n'umuzungu, yabona ukonsa ati buriya kwibeshyaga, ati umukobwa wawe azajya kwiga muri Amerika, ati mbonye ajya muri Amerika yurinde igihe umukobwa wawe w'imfura, ati kandi mbonye anongorwa n'umuzungu. Ngo ntizabaye umusaka. Ubwo se akubwiye ngo umukobwa wagiye kurinda indege aziga mu Bufaransa arongorwa n'umuzungu nta mwana ufite, ntizabaye umusaka. Ati ati mbonye umugabo wawe, ati mukazi umugore bakorana, ati mbonye muhaye inzaratsi, ati kandi wamwirukanye ku kazi kubera uwo mugore, ati none aramugutwaye. Umugabo kuva mwashakana nta nakuye darakora, ubwo ntizabaye umusaka. Hariho nanjye ukubitira ibyumba ngo Yesu azamumbaze ngezeho, ndavuga nti mumanukane muhetse mujugunye muri kiriya gishanga. Cyo nakubwira, iyarure, wiyarure, ucane. Nta magambo angahe mbabwiye. Kwiyarura no gucana. Baherutse kumbwira ngo haguruka umbwirire abantu ngo batekoye insengero we
bakayashyiramo ngo ariko bibagiwe kudekora imitima yabo niyo nshaka. Wihangane ngira nuko data yamamagaye kandi namubwiye ko aho kugira ngo mukore mubeshyera nzamusezeraho njya gucuruza urwagwa cyangwa ibigage. Ejo bundi rambwira ngo bwira umuntu ugifite umwana muzima amuhisheho kuko Herode aje, kandi Herode arateye uniga abana, abandi barabaryamiye barangije barabaguranira uriya mugore yabonye amaze gupfusha umwana aravuga ati nimfata umuzima nkahita ngenda. Arakanguka ngo afata intumba yimushyira mu gatuza. Sinshaka kuhasoma ariko se mukunda gusoma no gusomana. Ngo arangije afata umwana we wapfuye akura wa mugenzi we muzima amukura mu gatuza arangije amupfumbatije intumbi. Arakomeza arasinzira azi ko afite umwana muzima kandi baramuguraniye. Ajya hakangukiye agiye kurasanga intumbi umwana bamujyanye kera. Uzaba hano uzi ukuntu bapfushije abana mu bigo by'abamunuza barabaryamiye ariko Yesu araje. Mbese baye muzi nukuri nakababwira maze iminsi mwiyerekwa byo gutaha itorero riratashye musaka mu byanga mu byemere. Ariko Yesu abanje kuza ngo tukibarane arasanga uhagaze he, arasanga ucanye igikuruka nikigufatira kubwira ngo kunkumura mu muriro cyangwa arakureka kigukindure. Kuko uyu muntu wacanye ntabwo cyamukindura. Siko Bibiliya tubwiye ngo bategeze ko apfa kindutse arabiheba. Ni amagambo abiri nakuzaniye: gucana no kwiyarura. Kuko isohotse mu nta mikino ifite, nta mikino intari isohotse mu kibira ntitinya umugore utwite, mbese nta kintu kiyikanga. Ariko ikintu kiyikanga nabonye ni ukwiyarura. Kwiyarura gusa icyo amagambo. Kandi ubwo ndimo nasoza hari umuntu wambwiye gutanga ubuhamya ariko ubwo nibinkunda nzagaruka umunsi ntago ari ubuhamya. Wihangane sibyo muyobo. Hari umuntu wasabye gutanga ubuhamya hari ariko wihangane ubutani binshobokera cyo no kuzana n'amagambo ayo ngayo iyarure. Nanjye ndibwira akagatoki karakugana nanjye kambwira wiyarure ubundi ntiwicare. Pawulo yanze kwicara atabanze gucana ngo arebe. Iyi miba yari irunze ngo arangije aracana. Uzi ko gucana ari wemeye igikurukura ko kirimo, ntabwo yari kubimenya iyo adacana. Mbifurije gucana, nanjye ubu ngiye gucana. Iby'ubuhamya bwo nakoreye Imana, nkorera Imana, ndayikorera mu bibare nkajya njyayo barambagiza bakarambagiza. Hari uwigeze kunkurikira maze kubwiriza ati rambwiye ngo ubu ngubu nabwirije maze kubwiriza hari ubukwe. Muhungu arasohoka arantangira ati rambwiye rero ngo niwe sheri wanjye ati tubanze tubarize imodoka zigiye kwinjira niko zizaza zingana. Imana irambwira ngo mumbwire ngo umukobwa ufite igitarama umutaye ujyahe. Umva gucana. Irongera irambwira ati senga yirindwi njya mu bibare. Hari umuyobozi wahayoboraga ariko yambwiraga gucana ifite ibyo ishaka, ntabwo yashakaga iby'umugabo. Irangije irambwira ngo terura iyo ntebe. Buriya mu bibare dufitanye amateka. Hari umuntu abonye hariya yagiye winze wari wiciye hariya yagiye uriya nawe yerekanwa ninjye wafashe amakado bamuhaye mu bibare. Urumva ko mu bibare dufitanye amateka. Hari umukobwa waririmbaga umudamu waririmbaga wacuruzaga Kimironko watashye w'igikara waririmbaga muri kwa tashye ari imfura y'u Rwanda. Icyo gihe ndabyibuka Imana ratari igigi gukora agatendo. Uzi kurangiza iminsi 7 utanyweye n'amazi
ikakujyana ahantu ikakubwira ngo fata intebe uyijugunye. Fata intebe uyijugunye. Urumva icyo kintu? Kera rero nta mikino twagiraga muyeho. Kera ubu ngubu ni wa rwoga rwarakamye. Irambwira ngo terura ndaterura intebe ndajugunye. Abaririmbyi batacanye baza kumfata. Hakaba hari umuvugabutumwa avuye Agakinjiro nawe uri mu mwuka w'Imana ati we mwitonde. Irambwira ngo uko nyijugunye niko muciye ku ngoma. Bashaka kumfata urumva rero nari nacanye. Iyo wacanye nta mikino. Nayiterura bashaka ukanyica. Ndayiterura ndayijugunya maze kuyijugunya. Irambwira ngo iyo ntebe ni umuyobozi kubera ibi nibi ndayijugunya. Baririmbyi batacanye bashaka kuza kumfata. Hamaze iminsi mpavuye maze kuyijugunya ibimukuye ku ngoma izanye undi w'Icyangugu. Bukeye baza gusohokera igahanga rero. Basohokeye igahanga basanga niho anjyanye mu basazi gukora y'umurimo. Ngeze ku rusengero nsanga baje umuririmbyi akimbona ati ye baba we ati ntabwo naririma mfitanye ikibazo nawe. Wateruye intebe nza kugufata kandi wari uri mu mwuka. Ati burya mukuye ku ngoma yazanye undi dore turi kumwe. Iyo wacanye nta kintu kigutera ubwoba, iyo utacanye ahubwo abadayimoni niho bakwinjirira bakagutera ubwoba bakavuga ati ibi ntibishoboka. Barangije bakajya bambwira ngo nta n'uwapfakaye izamu. Wumva badacana. Barambwira muyebo ngo nta n'uwapfakaye izamu ashaka. Bati umuntu utinyuka agaterura ko narayijuguye nyine muca ku ngoma. Rero muri iyi minsi mwagize dayimoni w'ubwoba yarateye umuntu asigaye batangera. Ese bagufunze bakoze umurimo byawe gutwaye. Abatubanjije ko babicisha amabuye abandi bagateka mu ngunguru babaye iki? Bamuteretse mu ngunguru y'amavuta ngo asohoka ari umusore bamuta ku kirwa cy'ipati ngo ahandikire ibye. Umwanzi mubi n'amasaha reka dusenga. Ntacyo zagaruka bakanyirukankaho bazi ko nge ahubwo nje kujugunya bakanyirukankaho ndibuka. Ariko tekereza iyo bagutumira bakaguhamagara umushumba na mwarimu ni Imana yari yambwiye ngo senga yirindwi kuko hari ibigiye kuza ntatumye. Barampamagara ngo ninze ndaza mageze nkinjira hari nka saa 7. Ndabwase ko muhamagaye ndi mu saa 7 ngo hari akantu tugushakira. Ninje ngiye kumva numva umushumba ngo nukuri ngo umuhungu wanjye yambwiye ko yabuze umukobwa ngo none yabonye umukobwa ngo umukobwa yarinjiye ngo abona ku ikanzu ye handitseho ngo ndagushubije. Urumva icyo kintu ku ruhimbi? Urumva icyo kintu? Umusore yaramaze kubwira umushumba ko Imana yamumpaye kandi yaranacanye ifite ibindi nyoherezayo. Ndabwira ariko barababeshye muracana nkacana. Rero nzagaruka hariho mubwiye rero ukuntu bambwiraga ko nta n'umupfakazi zampa irangije umugabo rwose. Mwaramubonye Jean Paul yaje ko hano asengera Romboti kandi ntago mukundira ubwiza afite. Nta n'icyo ubwiza bumaze. Ubwiza bwa mbere naha. Ikintu nkunda ikimurimo kurusha isura. Ikimurimo nicyo nkunda. Kuko iyo nza gushaka umuntu akambuza gusenga nari kumuta. Nari kujya gute? Kuko nta cyankura kuri uyu mugabo. Cyo nakubwira rero ijambo rari nkuzaniye no gucana. Nanjye niko nibwira ngiye gucana. Ibikururuka biraje kandi ibikururuka biraje mwa bantu. Ibikururuka byaje byatanye kandi ikibazo birimo kuza byihishe. Bigasesera muyo birimo gusesera gute? Ariko ni mucana. Yesu azababwira ngo ni mu bikunkumurire mu muriro. Imana ibampera umugisha. Niko wiyemeje gucana. Urumva muri wowe warucanye umuriro cyangwa byari ibijagari byakaga bikagurumana. Urumva muri we mu mutima wawe wariyariye ku buryo iyo narisohotse mu kibira byabaterebye. Imana ishimwe. Uvuza kandi nanjye zimpe. Uwera nyiribihe
umwanzi mubi ni ibi. Ijambo riratubwiye ngo niducane. Pawulo yanze kwicara nubwo yaranyuze mu nyanja, arangije aracana igikururuka kivamo kimuruma igikonje. Uramubwira ngo Pawulo mwana wanjye kunkumura mu muriro. Aba bantu bakwiriye gucana bakongera, si uko badacana, harimo abacana ariko bongere. Kandi uratubwiye ngo nitwiyarure kuko intare isohotse mu kibira, ngo kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse ava iwe aje guhindura igihugu mwirare. Midugudu ikaba imisaka, ayabini taya sinibi. Birashoboka ko mitima yacu habamo imisaka. Abanyempano, Mana we wongere utuvugurure, uduha amaso yo kureba. Ijambo ryabayeho ntarabaho, ariko ndakwinginze uduha imbaraga zo gucana, uduha imbaraga zo kwiyarura. Kandi mukunzi, umwanzi mubi ni ibihe, ariko uzanshoboza n'ibinkundira. Narakubwiye ngo aho uzanyemerera tukagenda, ukanyemera tukagenda, tuzagendana. Urakoze mukunzi mwiza, ngaho ganza kandi utegeke mitima yacu iyobore kuruta ibindi byose. Ayabini taya sinibi. Umbwiye ko ibikururuka bibaye byinshi, kandi koko bibaye byinshi, ariko uzaduhe gucana kugira ngo tubikunkumure mu muriro. Urakoze, turatuje ntutuze, turacecetse ntuceceke. Ibyo ushaka bishyira mu izina ryawe Yesu.